Nyine kukuza ibibazo nka bingahe ndaye gushoboye akazi. Iyi niyo kampani imwe rukumbi mu gihugu cy'u Rwanda itsinda amasoko. Kampani ifite abakozi b'abanyamwuga, abakozi bafite innovation. Okay, ngareka nkubaze bya bibazo. Mbaza naribi rwose. Okay, rufu ni iki? Rufu ni igisenge ariko na types of roof, amoko y'ibisenge menshi. Nice. Icyo cyo nicyo. Dukomeze ku kindi. Corona ni iki? Corona ni bavuga. Coronavirus mu magambo ahinnye itiba corona. Ariko Sarisa, hariya munsi yo kwa Fabian sinzi umuntu wahubatse inzu. Ariko iyo nzu umuyaga uhushye yahitigwa. Munsi yo kwa Fabian, hafi yo kwa Sabimana se. Hambavu y'urugo. Julius ariko niwe yayubakishije. Sha, ngewe rudakubana nibeshye ngaguha amafaranga yanjye ukanyubakira kuri. Sarisa, twaserera hahandi n'amazi yo kunywa utayankwana. Ariko biriya aho bipfira ndahazi. Ni hehe? Nakuntu buri wese azihindura umufundi hanyuma ngo bubake ibintu bizima. Urugero reba Ndamage. Ejo bundi nasanze ari kubakira igipangu Samusuri ariko sinkubeshye rudakuba. Iyo nahagera ngo mbagoboke. Kera ubu kiba cyaguye. Cyatangiriwe se nuko wahageze? Oya sibyo. Ariko ibaza ko yihinduye umufundi. Nazo ukuntu juwe zikurikirana we gusa. Icyo yakoraga no kugerekeranya. Nizera ko ikiraka wahise ugikaba. Shwi, Sarisa Pro Max singiye gushyiraho umusaraba. Nzajya duke njyame kare. Buri ibintu byo kubaka nasanze nta muntu wapfa kubimenya. Ushobora kuba uzi gukoresha nivo utazi gukoresha ikamba. Uzi kuzamura urukuta utazi gupima. Rero Sarisa njyewe rero singiye kuziteranya. Ariko buriya namwe muzatera imbere ari uko bigoranye. Uzagira chance y'aka job ubishyiremo monsi yo ngo nagushaka kwiteranya. Sha, Sarisa njyewe rudakubona amanyarwanda maze kuyabona nta munsi numwe uzayabona utiteranyije. Umukirara gukoresha kishima byagerwa kukwishyura mugatongana. Ibyo wamukoreye byamunyuze. Niyo mpamvu njyewe rudakubona nasinye. Ibintu y'imipeso bubina bwiza. Nawe yafashe wenda ukaza kuntera ingaru naribi. Sha rudakuba nimba ukunda amafaranga nguryo wowe uzanapfa. Sha Sarisa nukazana itesi ringana gutyo. Nitera amakofi twari kino. Ariko ayo maziranenge kanaha mu ntoki. Ariko nyine tugaruke kuri aba bantu. Ibyo udashoboye emera kutabishoboye. Wituburira abanyarwanda. Kuko umuntu nimba kwizeye ngo umukorera ikintu kinoze kuko aguhaye akaza kwizeye. Ariko Sarisa abantu turaziranye. Imagine uraje ati rudakuba mfite gahunda yo kuvugurura yanzu yanjye ati ngiye gushaka umufundi uyipatana nga yinzamurire. Ubwo muri uwo munota rudakuba namba nambaye isura y'umufundi. Icyambere ibikoresho ni bihenze, ikintu tukora utukabakaza. Amaherezo nyine kuba utabizi. Inda ningwa niyavutse izi gufata ku gakanu. Wowe wirinda gupatana nabi ku buryo utazagwa muri rose. Mu kazi ukoresha nka engineer. Aho ngano uwo mwakuranye arakureba akakuyoberwa. Uvangamo n'icyongereza cy'akazi. Masono hard working chaprish. Aho so niyo yaba ari gukora ikiyede ashobora kuyoberwa ko ari we yakwibyariye. Shwi uramonda sinoga. Sarisa ibyo sinabishobora. Ubwo se mfashe itafari nkagitiranya n'imodoka urumva ko ataba kambayeho. Tinyuka ukora urashoboye. Ushoboye ibyo utazi. Tinyuka utubure akazi hanze hanipaki. Injiji hanze akuzakanuye amasura. Ahubwo Sarisa urakoze no kunyungura igitekerezo. Nari maze iminsi ni ku gashomeri ariko mise nunguka kandi kazi. Bazabavumbura murabeshya. Sarisa nashakaga rero kundangira. Kuva na kera ni wowe baguze utuntu twinshi murumuna wanjye ashaka kubaka. Ndashaka kundangira umufundi uzi kubaka neza. Turebe ko yatuzamurira inzu imeze neza. Oya, nta mufundi mazi gusa ariko mwakomeza mugashakisha. Ariko mukagira ugushishoza. Hari abantu babo bari gutubura batazi nibyo bari gukora. Mugomba gushaka umuntu ubizi ufite n'uburambe. Ibyo byo ni ihame rwose. Kuko giye kazungu nuko atari ibishoboka nakazanya abenjeniyeri b'abashinwa. Bamwe bubaka ibiraro naye amazu yo mu mazi. Kire kushaka kubaka itaje inzu isanzwe ugahinda guhuruza abashinwa. Reka. Niyo mpamvu nanjye kazungu nyine nabitekerejeho. Mbona ngomba gushaka abafundi basanzwe. Yes, nanjye reka mbaze ajya mu turimo tw'amaboko. Mubonye nakurabura pe. Umutima uri kumatiriza ngo nzana abanyamerika, abayapani, abashinwa. Kavu nacyangane inzu yawe ndabikugiramo kandi zakomera.
iki? Nyihanganira gato. Uri umufundi, uri enjeniyeri, uri iki? Twiri Building Company Limited, igisubizo cyane ushaka kubaka. Ukeneye design zo kuri korone, ukeneye kubaka kageretse, agacurama, ukeneye iki? Aho uvuze ukuri cyane. Gusa gera utambika vumbi, ibyo si byatuma nkwizera. Hano turubaka, dukora amapura, buri kimwe cyose turakigufasha. Nje ndi gushaka kubaka, gusa ariko ntabwo nahita nkwizera. Nkeneye kukubaza ibibazo nka bingahe, ndaye ko ushoboye akazi. Iyi niyo kampani imwe rukumbi mu gihugu cy'u Rwanda itsinda amasoko. Kampani ifite abakozi b'abanyamwuga, abakozi bafite innovation. Udushya twose udusanga muri Twiri Building Company Limited. Iyi kampani nyizere. Yizere kuko ngenda kuvuga ko ariyo ya mbere ifite abakozi b'abanyamwuga. Okay, ngaho reka nkubaze bya bibazo. Mbaza naribi rwose. Okay, rufu ni iki? Rufu ni igisenge ariko na type of roof, amoko y'ibisenge menshi. Icyo cyo nicyo. Hanyuma butterfly rufu ni iki? Okay, ni inzu bari yubatse mu gishanga bagashyiraho igisenge kikajya kirigwaho ubunyugunyugu. Icyo ntabwo ari cyo. Dukomeze ku kindi. Korone ni iki? Korone ni bavuga. Coronavirus mu magambo ahinnye itiba korone. Uyu mwinjiniyerira. Wowe nugira ikibazo, kampani yacu ni igisubizo cyanyu. Okay, nganyibutse izina rya kampani yanyu. Ndaza kubaza mukuru wanjye tuzavugana. Twiri Building Company Limited. Naho ubutaha twite dutangira akazi. Ni ukugira nkashaka na badge nzabakuramo. Hello guys, baba content creator mumeze gute? Guys, njana kongera kubabwira ko icyanzu.com ari cyo gisubizo cyanyu mwebwe aba content creator. Uhora wibaza ngo Twiri comedy kuki mfite ishusho nziza, kuki video yanjye isa neza, kuki amajwi yanjye ari hejuru. Igisubizo nta kindi, icyanzu.com. Guys, ushaka ibikoresho byose byagufasha gukora video zawe neza, na content yawe ikakundwa cyane, ikarebwa n'abantu benshi, bakayiguma paka video irangiye. Nta rindi banga. Guna mu icyanzu.com tukweka igisubizo cyawe. Urasanga amatara meza, tripod, video making ndetse na sound maker. Guys, wo mu content creator rero visit icyanzu wihahire.